gihugu cya Tanzania hari kuvugwa umwuka mubi wa politike ndetse n'imyigaragambyo ikomeye cyane nyuma yuko hateguwe amatora ndetse amatora y'umukuru w'igihugu akaba yabaye uyu munsi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025. Gusa amatora ntigeze arangira neza, yarangijwe n'imyigaragambyo ndetse n'ibindi bikorwa byinshi birimo n'urugomo. Abaturage bakuruwe cyangwa se bateje impaka, yewe ntibiyanishimira kuba ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi na ndetse ko n'amashyaka atavuga rumwe na leta yaba yarakandamijwe cyangwa se yaba yarangiwe kuba yakora iki gikorwa cyo kwiyamamaza. Uwitwa perezida w'iki gihugu ni Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, yaje kugaragara ku mirongo nawe ari gutora nk'abandi atitaye kuba ari perezida w'iki gihugu. Gusa ntibyaje kuba bituma abaturage batamurakarira. Aya makimbirane yatangiye ubwo komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangazaga ko abakandida bamwe na bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo nk'uwitwa Tundu Lissu ndetse n'abandi bari mu ishyaka rya Chadema batemerewe kuba bakwiyamamaza. Ibiri kubera muri Tanzania turaza kuba tubikomeza cyangwa se turaba tubiganiraho cyane muri kino kiganiro kigufiya. Gusa reka nkubwire ko mufite andi makuru menshi agiye atandukanye. Umubyinnyi akaba n'umuririmbyi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda uri no mu bagezweho uyu munsi bamwita Shelly Silver, afite n'itsinda rigari yashinze ryitwa Shelly Silver Foundation. Uyu munsi ibyiriwe bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ni ikibazo yabajijwe n'umwe mu banyamakuru. Abantu benshi barabyinubira bavuga ko yamufatiranye kubera ko atazi ikinyarwanda neza akaba yamubwiye ijambo ribi. Ibyo byiriwe bizenguruka cyane ku mbuga nkoranyambaga, ari nako cyane muri kino kiganiro ngufitiyemo uwitwa DJ Brian, ni umuvanzi w'imiziki akaba ari imwe n'umuhanzi yewe akaba ari n'umustari ukomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Reka tugende tuganira. Ino ni K News. Reka mpere mu gihugu cya Tanzania nkubwire ko abatemerewe kwiyamamaza cyangwa se abangiwe kuba kwiyamamariza umukuru w'igihugu mu gihugu cya Tanzania byafashwe nko kubuza cyangwa se nko kunyereza uburenganzira bwa politike no guca intege abashaka impinduka mu gihugu cya Tanzania. Ni imyigaragambyo rero abaturage bishoyemo nyuma yuko bagaragaye bamwe bari mu gikorwa cy'amatora, abandi ntibigera bakigaragaramo ahubwo bahita bashoka umuhanda. Cyane cyane mu mujyi wa Dar es Salaam abaturage bagiye bagaragaza ko batishimiye ibyemezo bya komisiyo n'uburyo leta irimo kugenzura imigendekere y'amatora. Icyemezo cya komisiyo y'igihugu y'amatora ya Tanzania cyatangazaga ko abakandida bamwe na bamwe barimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batemerewe kwiyamamaza, abandi barafungwa, abandi baratoroka. Mu rwego rwo gukumira ano makimbirane, leta ya Tanzania yashyizeho icyitwa curfew cyangwa se ni ukuvuga ngo ni amasaha abaturage batemerewe kurenza bari hanze mu ijoro, by'umwihariko mu mujyi nka Dar es Salaam, umujyi nka Arusha ndetse n'ingabo z'igihugu zasohotse mu mihanda. Yewe n'imbuga nkoranyambaga zirimo X yahoze yitwa Twitter, Facebook ndetse na Instagram byabaye bifunzweho gatoya. Ibi rero abaturage byakomeje kugenda bibarakaza cyane bavuga ko ibyo ari ukuniga cyangwa se nuko babahonyora uburenganzira bw'ijwi ryabo rigomba kuba ryanyuzwa kuri izo mbuga nkoranyambaga. Abanyamakuru n'abasesenguzi bo mu gihugu baravuga ko itangazamakuru ryigenga ryashyizweho igitutu gikomeye cyane. Hari ibitangazamakuru byabaye bihagaritswe, abandi banyamakuru bagenda batabwa muri yombi ku mpamvu leta ivuga ko abo banyamakuru bari bakurikiranyweho kubera gukwirakwiza ibihuha. Amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu nk'ishyirahamwe ryitwa Amnesty International ndetse n'iryitwa Human Rights Watch basabye leta ya Tanzania guhagarika gukoresha imbaraga z'umurengera mu baturage no kwemera amatora anyuze mu mucyo no mu mahoro. Ingaruka ibingibi biri guteza ni ikibazo cyatumye Tanzania ni kimwe mu bihugu byari bizwiho kuba bifite demokarasi ndetse ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri Afurika y'Uburasirazuba, ndetse hari n'icyizere ko mu gihe gitoya rwose cyaba kigeze kure. Abasesenguzi benshi bavuga ko ubukungu buraza gushobora guhura n'ibibazo cyangwa se guhura n'igihombo gikomeye bitewe n'umutekano utameze neza muri iyo miji yo muri Tanzania. Abaturanyi ba Tanzania barimo igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse na Zambia
bari gukurikiranira hafi ibiri kubera muri iki gihugu kubera ko umutekano wa Tanzania ufite ingaruka mu karere kose. Abaturage bo mu gihugu cya Tanzania ndetse n'abaturage bakikije kino gihugu bo baravuga ko bifuza amahoro ndetse n'amatora aciye mu mucyo, aho buri wese yagira uburenganzira mu gutora uwo yifuza. Umwe mu banyeshuri yagize ati ntabwo dushaka intambara, dushaka igihugu cyacu kigendera ku mategeko. Perezida Samia akwiye kumva ijwi ry'abaturage. Ibyo ni biri kubera mu gihugu cya Tanzania. Icyo amahanga bivugaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi basohoye itangazo risaba Leta ya Tanzania kubahiriza uburenganzira bwa politiki no kwirinda gukoresha imbaraga mu baturage. Ibyo ni biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane uyu munsi, biri kugenda bivugwaho cyane n'abantu benshi n'abantu bagiye batandukanye bibaza ngo ese ino situation iraza kuba irangira gute mu gihugu cya Tanzania. Umubyinnyi akaba ari n'umuririmbyi ukomeye cyane, uyu ni umubyinnyi witwa Shelly Silva, yavutse mu 1994 mu Rwanda, hanyuma yaje kuba mu 1999 we n'umubyeyi we baje kwimukira mu gihugu cy'Ubwongereza aho bita London, aho yagiye akura kandi atangira kwiga imyuga cyangwa se umwuga wo kubyina ndetse n'ubuhanzi. Yize icyo bita business marketing muri kaminuza. Hanyuma Shelly Silva yamenyekanye cyane ubwo yakoraga icyo bita choreography y'indirimbo yitwa This is America ya Childish Gambino muri 2018. Yakoze imbyino zigaragaza umuco wa Afurika ndetse ikaba inakoreshwa mu mvugo ya video. Impamvu ngarutse kuri uno mubyinnyi nuko kuri uyu munsi hari ibikorwa byagiye bigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa X cyangwa se rwitwa Twitter. Shelly Silva ni umwe mu banyarwanda bamaze kubaka izina cyane mu kubyina ku isi, ndetse haba mu Rwanda haba no ku isi. Uyu munsi rero ubwo umunyamakuru yamubazaga igihe azashakira nuko atekereza umugabo yifuza uko abazaba ameze, avuga ko ibyo ari ibintu yahariye Yesu. Ariko ikibazo kiragira kiti aho wagezeyo amafaranga warayabonye, ikimenyano uragifite, abantu barakuzi, urantakuze, urateganya gushaka ryari, uzarongorwa ryari, kuri mwiza, uzashakwa ryari? When am I getting married? Yes, when are you getting married? It seems like you're there in terms of money, in terms of connection. And if you're to get married, would you get married to a Rwandan guy like me, Nario, or to a Nigeria guy or American guy? Thank you, Nario. That is the real Nario. Anyway, the answer to that question is just pray to Jesus and ask him, because me, I'm just here doing what I need to do. Shelly Silva, uyu mubyinnyi, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko iki kibazo yagisubije mu buryo bwitonze kandi bwiza cyane, atari ko yaba yumva ikinyarwanda neza yari kuba yarakara. Abantu benshi banenze iki kibazo uwitwa MC Nario yamubajije ati ikimenyane uragifite nta kibazo, ese icyo bita connection nicyo bita ikimenyane mu kinyarwanda? Nicyo abantu benshi bari kwibaza. Connection nicyo bita ikimenyane mu kinyarwanda? Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi banenze ino imibarize, baravuga bati ibi ni uburyo buri unprofessional muri media cyangwa se mu itangazamakuru ryacu. Abandi bakavuga bati ibyo rwose uwo munyamakuru ntago akwiye kuba yabaza ibibazo nk'ibyo ngibyo, ati nubwo bamwe bataciye ku ruhande bagiye bavuga ko Shelly Silva uyu mukobwa yagiye asubiza neza cyane, yasubije neza kino kibazo, gusa ni bimwe mu byaciye abantu ururondogoro. Bati Shelly Silva ni umwana mwiza cyane, ati njyewe ndumva mbyegereje umutima atari nge mubibajije, ati ko umuntu ashaka igihe cye kigeze koko, ni gute mubaza umukobwa ngo azashaka ryari, cyane ko akenshi abahungu ari nabo bafata iya mbere mu kuba batereta abakobwa baba babategereje. Ibyo ni ibitekerezo bimwe na bimwe byagiye bikomeza kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma abandi bati ese ubu hari umuntu ukirakarira abanyamakuru nk'aba muri 2025? Ati standard yabo
dusigaye tubona iri hasi cyane, iri ku rwego rutigeze rubaho. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo byagiye bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Undi ati ese ubu mutaniye he na za mayibobo tubona kuri za YouTube? Ati mwikosore. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu. Abantu benshi biragaragara ko barakajwe cyane n'ikibazo MC Nario yabajije uyu mukobwa, akaba n'umubyinnyi. Gusa uyu mubyinnyi yamusubije mu magambo meza ati ibyo ngibyo ni ibyo guharira Yesu, ngende hano gukora ibyanjye bikarangira bikava mu nzira, hanyuma ibindi nkazagenda mbiharira Yesu uburyo azagenda abitunganya. Umubyinnyi uyu no mubyinnyi rero witwa Shelly Silva yavuze ko intego ye ari ugufata icyo bita taking Afro dance to the world, taking to the world to Africa. Ashaka gufata zino mbyino zabo akazigeza ku isi yose, ndetse akayobora isi yose muri Afrika cyane cyane kabisa. Uwo ni Shelly Silva. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hacicikana amafoto, amavideo ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umuvanzi w'imiziki, akaba ari n'umuhanzi, akaba yitwa Gateka Esther Briane, akoresha izina kuri stage ryitwa DJ Briane. Nta muntu utamuzi. Uyu ni umukobwa wavutse mu 1996, yamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda muri lockdown ya 2020 muri COVID-19, ubwo ibikorwa by'imyidagaduro byari bifunze, ariko we yakoresheje imbuga zigiye zitandukanye nka YouTube ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye muri entertainment, nibwo yagiye amenyekana. Hanyuma ono mu DJ Briane amenyereweho cyane kuvanga imiziki. Ubwo mbanje kunyura mu mateka ye kugira ngo nkubwire ikiri gutuma atrendinga cyane. Uyu ni umu DJ usanzwe uzwi cyane mu mujyi wa Kigali, akaba akomeje kugenda yigaragaza muti mbuga nkoranyambaga ziri kumuvugaho iki. DJ Briane akomeje kugaragaza itandukaniro ndetse akabera urugero rwiza abari n'abategarugori mu kijyanye no kugabanya umubyibuho ukabije. Hari amafoto n'amavideo yagiye agaragara mu minsi yashize. Uyu mutegarugori akaba ari n'umwari, yaragaragaye afite icyo bitaga inda, babyitaga inda cyangwa se umubyibuho navuga ngo udasanzwe, ariko muri iyi minsi ari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yihata siporo, gym cyane, akora ibishoboka byose, kandi abantu benshi bari kumushimira ko hajemo itandukaniro. Urebye uko yari ameze mbere ukareba nuko ameze ubu ngubu, abantu benshi bakomeje gushimira umuhate afite mu kuba yagaragaza cyangwa se yahindura imiterere y'umubiri we, agakora nyashi ndetse agakora n'ibindi bice by'umubiri we akajya kuri taye. Uyu ni umubyinnyi cyangwa se akaba ari n'umuvanzi w'imiziki wagaragayeho cyane ikintu cyitwa kudacika intege, dore ko yagiye ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye, birimo nk'igihembo cyitwa Best Influencer of the Year muri 2021, ndetse yahawe n'igihembo cyitwa Best DJ muri 2021, 2022 ndetse na 2023. Ibi ni ibihembo byatanzwe na The Choice Award cyangwa se bitangwa na Isibo TV. Uyu mubyinnyi akaba ari n'umuvanzi w'imiziki ukunda kugaragara cyane mu marinete y'umukara, akunda kugaragara kuri tatuwaje nyinshi ndetse n'umusatsi muremure, ndetse akunda no kugaragara muri dreadlocks. Niyo shusho abantu bakunda kuba bamuzeho cyane. Hanyuma DJ Briane uyu nguyu avuga ko yifuza gukomeza kwagura ibikorwa by'imyidagaduro mu Rwanda ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, akagira uruhare mu guteza imbere cyane abakobwa ndetse n'abagore mu kazi k'ubu DJ cyangwa se mu kuvanga imiziki. Akomeje kandi kwagura ibikorwa by'umuryango witwa Play Foundation kugira ngo ababashe kugera ku bana benshi bafite intege nke, cyane cyane ko yagiye amenyekana mu gufasha abana haba mu kwiga amashuri ndetse no kubafasha mu buryo bw'imibereho cyane. Uyu mu DJ avuga ko azakomeza kohereza amashusho, gutambutsa ibitaramo ndetse no kwitabira ibitaramo ndetse no gutanga ibitekerezo bishyashya kugira ngo umuziki wa Afrobeat n'imyidagaduro ukomeze kugenda utera imbere. DJ Briane tumwifurize kugira transformation nziza cyane, ubona ko sport iri kugenda imuyoboka. Ino ni Ken News, reka dukomeze tubane mu makuru agenda caracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga.